Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Yemerera utugirire ubuntu, Mwuka wawe wera yendekwe ibyawe, uduhishurire iby'ubwiru bwawe, hanyuma ibyo watugeneye uyu munsi abiduhereze, duhereze n'imbaraga zitubashisha kubaho nk'uko ijambo ryawe ridutumweho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku ntwaro z'Imana, gutwara intwaro z'Imana. Turimo turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 18. Tugeze rero ku ntwaro ya gatatu, ariyo ubutumwa bwiza. Ku munsi wa mbere twavuze ku kuri, ejo ku munsi wa kabiri tuvuga ku gukiranuka. Uyu munsi tugeze ku yindi ntwaro yitwa ubutumwa bwiza igereranywa n'inkweto. Reka dusome, turasoma umurongo wa 10, Abefeso 6:10, dusimuke dusome no wa 15. Handitse ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. 15, mu kwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza, Imana itugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, uyu munsi turaganira ku butumwa bwiza. Hanyuma ahangaha mu ntwaro z'Imana cyangwa se mu ishusho Pawulo yavuze rino jambo yifashishije ishusho y'imyambarire y'abasirikare b'abaromani muri icyo gihe. Inkweto rero zabaga ari umwe mu myambaro umusirikare yambaraga ikamufasha mu rugamba rw'Imana itugire neza. Ubundi mu busanzwe inkweto zakorewe cyangwa se zaremewe gufasha ibirenge by'umugenzi kugira ngo adacogora mu rugendo. Umuntu wambaye ibirenge ananirwa vuba, acogora vuba ugereranyije n'umuntu wambaye inkweto. Inkweto rero muri make zifasha umugenzi kudacogora mu rugendo. Uretse uwo mumaro umwe, hari n'indi mimaro myinshi nko kumurinda gukomereka, kumurinda, mbese bimufasha muri byinshi. Ariko ibyo byose bikubiye mu kumurinda icyamucogoza mu rugendo rwe. Imana itugirire neza. Kugendera mu nkweto, kwambara inkweto ukazigenderamo, bikurinda icyagucogoza mu rugendo. Imana itugirire neza. Uko niko rero n'ubutumwa bwiza Pawulo ahishurirwa yabigereranyije nabyo. Kwambara ubutumwa bwiza, kugendera mu butumwa bwiza, bituma umugenzi wese ufite gahunda yo kugana mu gihugu cyo mu ijuru adacogora. Nk'uko inkweto zifasha umugenzi kudacogora mu rugendo, niko no kugendera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bifasha umugenzi wese ujya mu ijuru kudacogora. Imana itugirire neza. Ubutumwa bwiza turimo turavuga umuntu akwiriye kugenderamo nk'uwizeye Yesu Kristo ni ubuhe? Ubutumwa bwiza bukubiye mu bintu bitatu. Icya mbere ni uko utarigeze kumenya icyaha, yishyizeho ibyaha byacu, aradupfira, apfa mu cyimbo cyacu. Kabiri, nyuma y'iminsi 3 uwo wapfuye yarazutse. Ntabwo yaheze mu rupfu, ntabwo urupfu rwamuheranye, ahubwo nyuma y'iminsi 3 yarazutse. Imana itugirire neza. Icya gatatu rero, ntakiri aha ku isi, ahubwo yarazamutse ajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Ajya kudutegurira. Yohana 14 aravuga ngo mu rugo kwa Data hari amazu menshi, ngo yatabayo mba mbibabwiye, ariko ngo ngiye kubategurira ngo kugira ngo aho nzaba ngo namwe bariho muzaba. Imana itugirire neza. Ubutumwa bwiza nk'uko nari mbivuze bikubiye muri ibyo bintu bitatu. Yesu Kristo yishyizeho ibyaha byacu, aradupfira, hanyuma apfa mu cyimbo cyacu. Kabiri, uwo wari wapfuye arazuka. Amaze kuzuka ajya mu ijuru, ajya kudutegurira kugira ngo tuzabaneyo nawe ubuziraherezo. Bivuze iki ibi ngibi? Urupfu rwa Yesu Kristo kuri twebwe bivuze yuko abamwizeye bakwiriye kwakira urwo rupfu rwe, nabo rukabatandukanya n'ubuzima bw'ibyaha. Urumva urupfu rutandukanya umuntu n'ubuzima. Uko niko no kwakira urupfu rwa Yesu Kristo ku bamwizeye rubatandukanya n'ubuzima bw'ibyaha, ubuzima bwo gukiranirwa, ubuzima bwo kumvira ibyo kamere irarikira bw'ibyaha, bukabatandukanya n'ubwo buzima. Hanyuma kuzuka kwa Yesu Kristo, urumva kuzuka ni uguhabwa ubuzima bushya ku muntu wari wapfuye. Kuzuka kwa Yesu Kristo ku bamwizeye nako kukabahesha ubuzima bushya bwo gukiranuka. Imana itugirire neza. Mu yandi magambo, gupfana na Yesu Kristo bivuze ngo uratandukana n'ubuzima bw'icyaha wari urimo. Hanyuma kandi ntabwo bigarukira ku gupfa gusa, ahubwo hazamo no kuzuka. Kuzuka bivuze guhabwa ubuzima bushya bwo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Ukabaho ukora ibyo gukiranuka nk'uko Yesu Kristo yakabaye abikora. Ariko kandi ntibigarukira mu gupfa no kuzuka gusa, ahubwo hari ibyiringiro by'uko wagiye mu ijuru azagaruka kudutwara. Uwapfuye ku byaha akaba asigaye abaho ubuzima bwo gukiranuka,
ubuzima bwo gukora ibyo gukiranuka. Uwo nguwo akwiriye no kwiringira yuko Yesu Kristo azagaruka, kandi koko imanda y'Imana izavuga, abamwizeye bose azabahamagara. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose, ngo nzi ko nzumvanga izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Imana tugirire neza, nkwifurije nawe kuzaryumva. Ni icyo ngicyo ubutumwa bwiza bivuze. Icyo rero ni cyo Imana ishaka yuko tugenderamo, ubwo buzima bwo gupfa ku byaha. Mbese ibyaha nibigaruka ubibwire ngo natandukanye n'ubuzima bwanjye bwo gukora ibyaha, ahubwo nsigaye mbayeho ubuzima bwo gukiranuka, kugendera muri ibyo, ugahora ubizirikana. Ubuzima bwawe bwose bukaba bushingiye kuri ibyo. Mbese uko ukora akazi, uko ubana n'abandi, bikaba bishingiye mu kuba waratandukanye n'ibintu by'ibyaha, ukaba utagihereza ikaze ibyaha, hanyuma kandi ukaba warahindukiriye gukiranuka, ukaba usigaye ukora ibyo gukiranuka. Imana yifuza ko ushinga ibirenge, intambwe zawe ziba muri ibyo, ukabigenderamo, ukabibamo. Imana yacu tugirire neza, ibyo byo gukiranuka ubigenderemo, ubikwete nk'uko umuntu akweta inkweto akazikomezaho, niko Imana yifuza ko ibyo by'ubutumwa bwiza ubyikomezaho, bigufateho, bikomeho, ubigenderemo. Nubigenderamo ntabwo uzacogora, uzashyika mu ijoro amahoro. Ibyo butumwa bwiza Yesu arifuza ko tubigenderamo nk'uko umuntu agendera mu nkweto. Ugendera mu nkweto rero ntacogora mu rugendo rwe. Urakoze cyane. Yesu Kristo aduhana umugisha kugendera mu butumwa bwiza, dukwesa inkweto, arizo butumwa bwiza bw'amahoro babiteguza. Ni ubutumwa bwiza bukubwira ko watandukanye n'ibyaha, kwizera Yesu Kristo ugatandukana n'ubuzima bw'ibyaha. Uko kwizera Yesu Kristo kukaguhesha gukiranuka, kandi uko kwizera Yesu Kristo kukaguhesha ibyiringiro byo gutegereza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha.